Victor ahita yenda gusohoka mu nzu asanga inzu irafunze, Clever yahadadiye hose harafunze, bari muri salo. Ubwo Clever ahita abwira Victor ati Victor, uri umuntu mukuru, uri umuntu w'umusore uzi gutekereza kure kandi ufite ubwenge, njyewe mubwize n'ukuri ndagukunda. Ubwo Victor yumvaira nk'umusazi kubwirwa n'umusore mugenzi we, kubwirwa n'umusore nka Clever ukundana na mushiki we, byarumva byari ibibazo bikomeye cyane. Victor ashaka aho anyura arahabura, Clever yicaye muri sofa mu ntebe nyine z'amadiva aramubwira ati rega hose harafunze, njyewe ndagukunda, nyine nkunda abahungu bagenzi banjye, niko navutse nisanga, rero ibintu byose wabonye nakoze iwanyu, ibintu byose byo gukundana na Anne mushiki wawe. Victor aramubaza ati se nuko uteye koko byanyabyo? Clever ahita amubwira ati Victor, nituryamana iyi nzu ndayiguha, ibyangombwa byayo ngibi ndayiguha, ibiyawe umushinga urawusinya rwose nta kibazo. Victor amubwira ati ziba gicucu, njye ntabwo ari uko nteye, njye nkunda abakobwa, mfite shere witwa Claire tumusizi wanyu wamubonye, bite byawe urarwaye? Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje kandi nyine ngo haye ikaze nanone hano kuri Ep Media. Uyu munsi rero ngiye kukubwira inkuru ya Anne wahuye n'ibibazo bitandukanye mu rukundo yagize rwamutunguye. Iyi nkuru rero ni inkuru nabwiwe na Anne nyirizina, yambwiye ubwo twaduhuriye mu modoka. Urumva nyine abantu baraganira ibintu bitandukanye, so Anne inkuru ye yankoze ku mutima, ndavuga nti reka nzayibasangize namwe mwiyumvire ibyamubayeho. So nje na Anne rero twahuriye mu modoka. Anne ni umukobwa rwose uri mu kigero cy'imyaka 24 na 25 gutyo, uganira cyane kandi nyine ntiyita ku bwiza afite ngo wenda yifate ngo atavugana n'abantu cyangwa agira abavugana nabo n'abatavugana nabo, rwose wapi. Ahubwo nyine umukobwa uganiriza buri wese kandi nyine akisanzura. Mbese yarantangaje rwose, namubonyeho ikintu cyiza cyane cyo gutega amatwi no kuganira, mbese ku buryo nyine ntabwo wamwigungana. Ubwo rero hari mu gitondo, nari nzindutse nyine cyane, nari ngiye mu bukwe mu ntara, bwari ubukwe bw'inshuti yanjye ya hafi cyane twiganye, ariko nyine bitewe nuko hari kure narazindutse rwose, narizinduye kugira ngo nyine ntabura imodoka. Abantu bamwe nyine twagombaga kujyana bari barateranyije amafaranga batanga umusanzu wo gukodesha imodoka imwe ya Coaster, noneho nyine kugira izabajyane inabagarure. Gusa nyine kubera njyewe numvaga nyine nshaka kumara byibura nk'iminsi 3 iminsi 2 gutyo ntari mu mujyi, ntabwo nyine niriwe ntanga ayo mafaranga y'umusanzu, ahubwo nahisemo nyine kwikatishiriza tike nyine bisanzwe ibingibi byo kujya gutega nyine muri gare. Ubwo rero hari mu rukerera, mba ndabyutse kuko nyine abo twari bujyane bo nyine bari bakodesha imodoka yabo, urabyumva, bari bahagurutse nyine nka 9 z'igicuku. Gusa njye nyine nakereweho gatoya kubera kuryamira, kuko nyine nafashe moto injyanayo ingezeho nka 10 gutyo zo mu rukerera cyangwa se mu gitondo. Ubwo nasanze abantu bose bari bahari nyine bakonje, imbeho yabishe, bamwe bari bategereje imodoka, abandi bategereje gukatisha. Ubu nyine akavura kari kugwa gatangiye kujojoba, hashize nk'iminota 30 kari kujojoba, buri muntu wese ari gushakisha nyine ahantu yakikinga nyine kugira ngo udutonyanga tutamugwaho nyine cyangwa tutamunyangira. Mu by'ukuri nta muntu rwose wari wishimye, abantu bose nyine burya mu gitondo ubona yuko nyine abantu batishimye tu. Igitondo ni cyiza yego, ariko nyine igicuku ni kibi. Buriya mu gicuku ntabwo aba ari sawa cyane, abantu bose babibereye muri gahunda zabo. Aho twari turiro buri muntu wese nahuje nawe amaso, nabonaga rwose yandakariye kandi nyine ntanamuzi. Urumva nta muntu ubuzi nawe, ni ibintu bisanzwe. Yewe nabo rwose nta numwe warunzi. Gusa nyine nategerereje aho nyine natekereje ko nyine na bya bibazo nyine bihoraho byo mu isi, buri wese aba yifite inkuru y'urabyumva. Bamwe baba bari gukatisha amatike bagiye gushyingura, abandi baba bagiye gutabara, abandi urabizi baba bagiye kwa muganga kugemura, abandi nabo bajya gukatisha buriya bagiye kwivuza, abandi baba bagiye gusura ababo bafunzwe, abandi urabizi baba bagiye gusura abana babo biga badataha, abandi bagiye gusarura imirima yabo yo mu ntara, abandi bagiye kurangura ibicuruzwa mu ntara, abandi bagiye gukorera yo mu ntara nyine. Mbese biragoye kubona nyine umuntu waba agiye mu gitaramo cyo guseka cyangwa mu rwenya muri icyo gicuku cya mu gitondo cyo mu kerera. Buri wese aba agiye mu bibazo bye kandi nta mishinyiko ibihari.
ubwo nyine tukiri aho ku rubaraza nyine rw'imiryango nyine twagomba gukatishirizaho amatike, nabonye umukobwa wambaye ikoti rirerire ry'umukara ari abantu bakunze kwita manto, ari kuza nyine atitaye ku mvura iri kugwa, ariko nyine ari kuza dusanga nyine aho njye n'abandi bagenzi nyine twari twikinze, urumva twari twugamye imvura, twari bamwe bataranakatisha. Ubwo rero yaraje aravuga ati mwaramutse, ntagira n'umusubiza, ariko nyine mbonye ntawe musubije navuga nti ntimwaramutse. Abantu bamva bari birakariye buri wese yihugiyeho, nta wari witaye ku wundi, ariko naravuze ntimwaramutse gutyo nyine bite birangira. Ubwo hana batangiye kuvuga mbega imvura, abantu rwose barakonje, imvura nayo yadutunguye, afite amagambo nyine atari menshi, ariko nyine ubona ko we atarakaye, wagira ngo hamaze umwanya munini we abyutse cyangwa se atanatunguwe n'iyo mvura. Abantu benshi bakamureba ariko nyine bakamwihorera. Hashize umwanya nyine imodoka nari nakatishije ibiraje, we kumbe yari afite na tike, mbona ninjiye mu modoka. Hashize nk'iminota 2 abantu bari kwinjira nyine mbona wa mukobwa wari hanze nawe araje anyicaye iruhande. Ubwo nari nicaye negereye ku idirishya, nawe yicara hafi yanjye, urumva nyine nagiye twicaranye. Ubwo ngubwo ari kugenda nuguba tubombo tuno dutoya cyane, ariko nyine ubona nta kibazo afite, ubona nyine yisanzuye. Arambaza ati amakuru, ndabwira nti ni meza. Ati none se nawe wamaze umwanya ungana kuri hano? Ndabwira nti ya niko bimeze. Arambwira ati njye ibyaha ndabizi, imodoka ziratinda, ushobora gukatisha ugasanga ibyo wizeye nyine urazindutse, ariko njye nyine mba mbizi, burankunda kugenda cyane. Ndabwira nti it's fine, ni byiza kabisa. Urumva ntabwo nari mfite amagambo menshi, ariko we nyine uko ateye arasabana, ntabwo nyine wamusinzirana cyangwa ngo umujunjamane. Ubwo twaragiye tugenda tuganira, nta noneho nza kubona yuko ntacyo bitwaye, ko yari umukobwa mwiza nyine ubona wiyubashye somehow, ushinguye mwiza rwose w'imibiri yombi. Turagenda amubwira nti it's fine kabisa, mu rukera niko biba bimeze. Ubwo Anne nyine twaramenyanye, tugenda tuganira, namubwiye aho ngiye, dusanga tunagiye ahantu hamwe nubwo tutari nyine tuziranye. Urugendo rwacu mu modoka nyine rwari rurerure ko rwamaze hafi amasaha 4, twari tuba tujya ahantu kure ku buryo twari bumara amasaha 4 turi kugenda. Urumva ntabwo twari kubura nyine kwibwirana ko n'undi as long as turi kumwe twari bumarane igihe kirekire, kandi nyine ntabwo ari byiza kugenda nyine warakaye, ntabwo ari byiza kugenda wajunjamye kandi uwo muri kumwe we yisanzuye. Ubwo Anne twagiye tuganira nyine, tuganira inkuru zitandukanye, makuru abavuye awagiye, tuza gusanga nawe giye muri bwa bukwe, ariko we yari ku ruhande rw'umukobwa, urumva njye nari ku ruhande rw'inshuti yanjye. Njye na Anne rero twaraganiriye, tugirana ibiganiro byinshi, tuganira inkuru nyinshi zo mu buzima busanzwe, biza no kurenga noneho tunaganira no ku buzima bwacu bwite. Bigeze ku buzima bwacu bwite, Anne nyine namubwiye inkuru zitandukanye zanjye, zijyanye n'urukundo nagiye nyuramo, zijyanye n'amashuri cyangwa abantu umuntu agenda ahura nabo, nawe arisanzura. Anne nyine nawe kubera ari umukobwa uri sharp mwiza, ariko umurebye gusa nyine utamenya ko avuga gutyo, ubona agatuje mu kumureba, ariko yari umukobwa rwose utandukanye nuko agaragara. Niwe ari kumenya nyine ko azi kuganira kuri urwo rwego. Igihe cyarageze rero, hashize nk'isaha n'igice gutyo turi mu nzira nyine turi mu rugendo. Ubwo hano arambwira ati rero nanjye reka nkubwire ibyambayeho, nanjye ntikagira inkuru. Anne rero yaratangiye ambwira inkuru ye, ari nayo nanjye ngiye kubabwira uyu munsi hano kuri Yep Media, kandi nyine nkaba nanagushimiye. Ubwo rero Anne nyine yahise ambwira ati umva rero nkubwire inkuru nanjye yambayeho, ndetse nta n'igihe gishize bimbayeho, kuko n'ubu iracyandimo rwose, iracyanzengeramo. Ndabwira nti none se byagenze bite? Ubwo Anne aratangiye arambwira ati umunsi umwe rero nasohokanye n'inshuti zanjye, twari 3 tugiye nyine kwishima, ariko Anne tukaba tugiye kwishimira nyine mugenzi wacu wari wabonye akazi gashya kandi keza. Urumva twe nk'abakobwa hari igihe nyine muri inshuti, ariko nyine ahanini mwese mudafite akazi cyangwa umwe akiri kwiga, ariko nyine iyo umwe abonye akazi rwose murabiserebura, niko twe duteye, nta kibazo kiba kibirimo. Ubwo rero twaragiye nyine tugiye guserebura, turasohoka. Ntabwo twabanaga gusa, nyine twahuraga kenshi, njye nabaga mu rugo. Ubwo urumva umucuti wacu wari wabonye akazi yitwa Grace, njye na Gloria nyine dukunze kwita Gogo, twari twagiye guserebura akazi ke nyine gashyashya. Urumva
twari twishimye cyane. Aho niho rero nahuriye na Clever. Clever rero ni uwo musore nyine twahuriye, yari umusore wambaye ishati nziza, urumva aha nimugoroba mu masaa 12 umugoroba utangiye kuza, yari umusore rwose wambaye neza, wambaye ishati nziza ya beige, yambaye karuvati y'umukara, yambaye ipantaro y'umukara, rwose ari umusore w'imibiri yombi ubona ko nyine ari umutesi mu migirire ye, kandi nyine ari umukire bihagije kuko yari yifitiye imodoka ye inahenze, afite inzu nziza atahamo, mbese amafaranga yari menshi cyane yari ayafite, kandi rwose no kuyavaho ntacyo byari bimubwiye pe. Yari umusore mwiza kandi uva no ku mafaranga ku buryo bugaragarira buri muntu wese. Ubwo rero yari ari kunywa agakofi atwicaye hirya, ngiye urumva na Gogo na Grace twasaze nyine turi kuganira udukuru twacu twishimye cyane. Nuko hashize umwanya turi kuganira, bimaze kuba nyine nka saa moya ziburaho iminota mike cyane, nka 20 gutyo cyangwa 10, yahamagaye Gogo. Gogo rero ubusanzwe ni umukobwa rwose utabigira ibintu bya danje, ni umukobwa uri shapu, umukobwa nyine witereye nk'abahungu, tukunze kumwita kaboyi, ari nk'abahungu, yambarira ibintu by'abahungu. Ubwo yabwiye Gogo nyine ko hari ikintu ashaka kubaza uwo mukobwa abari kumwe ari we njyewe. Ubwo Gogo yavuyeyo itagaruka, itambwira ati uriya mutipe ari kugushaka kandi ntuzane ibintu byamvahe na njya aha ngaha, ubona ko ari umusore umeze neza, so ntabwo yagushakira ibintu bya fake, so you have to respect him, ukwiye kumwubaha ukagenda ukumva icyo akubwira. Ambwiye ko hari ikintu ashaka kukubaza, genda rero akubwire. Ubwo nanjye numvise ari ibintu bisanzwe kuko abantu barahura bakamenyana, nta na big deal zibirimo, gusa nyine nabonaga ari umusore w'umukire, nkibaza impamvu atahisa nampamagara akabanza guhamagara Gogo. Nabanje gukeka ko ubwo Gogo yabonye nyine ari umuntu utapfa kumusuzugura, nyine aba ari wabanza guhamagara kugira ngo amuntumeho, ariko ntabwo nabigize big deal. Nyine naragiye ndicara iruhande rwe, hari n'intebe, ndamusuhuza, nawe aransuhuza, mbaza amakuru, nabwo ni meza, ambaza izina, ndamubwira nitwa Anne, arambwira ati oh it's fine, ati nanjye nitwa Clever. Rero nakomeje kubareba hariya, dore mwaje munahicara, njye narindi hano burana mwaje mbareba, ariko nyine nifuje nyine kugira ikintu nkubwira, nifuje kumenyana nawe, rwose nifuje kumenyana nawe, ndetse uriya mukobwa mpamagaye we nta nubwo nzi izina rye. Ubwo nahise mubwira nti yitwa Gogo, yitwa Gloria, niko niryo zina rye nubwo tukunze kumwita Gogo. Arambwira ati oh it's fine, nabwira nuriya yitwa Glass, nyine twaje natwe dukunda nyine kuza aha ngaha, ahubwo ntitujya tukakubona. Ubwo arambwira ati njyewe nsohokera ahantu henshi, nuko uyu munsi nyine nta kazi kenshi nari mfite, ubundi ntuye na hano hafi, ariko nyine uyu munsi navuze nti reka nanjye ngiye gufata agakofi, ubundi nyine niyo mpamvu ubona ndi hano, nanahamaze umwanya rwose. Ubwo ngubwo njye na Clever twaraganiriye turamenyana, yari umusore uzi gutera urwenya, ariko nyine ubona mwatuje ukuntu, uri smart, ubona ufite gahunda, yitabaga telefone buri mwanya, agahaguruka akongera akagaruka, ariko ntabwo yatumaga mba bored, yarazaga akanyexikizaho akanganiriza, mbese nabaye nk'uwimukiye kwa Clever kuko yarambwiye ati mwihanganire. Ubwo nyine nahise nandikira akamesaje Gogo, ubundi mpita nkopiya kuri Glass, mubwira ko nibagenda nyine bahita bambwira, kubera ko ntabwo nashaka ko bansiga. Ariko nyine nabwo numvaga nyine kugumana na Clever ntacyo bintwaye ko yarabinsabye, turagumana akanya gatoya. Ubwo nyine byarangiye nyine duhanye nimero, bigeze nka saa 1:40 gutyo, twamaranye rwose nk'isaha turi kuganira. Ubwo bagogo nabo bari bakiri kwiganirira, bari kwifotoza. Ubwo ngubwo Clever arambwira ati none se mwaritse nk'abajyana muhabadepoza mu modoka ko nyifite? Ndabwira nti ntabwo twabiteguye, ntabwo nyine natwe dufite uburyo turi butahe, mbese wari ukoze. Ubwo namushimiye. Ubwo Clever aragenda, tuhana nimero, noneho nyine nsubiraho bagogo na Grace bari mbatera story y'ibintu twaganiriye byose, barambwira bati congratulations, ubwo nyine numufate neza ko nabo nyine amanutse twarebye hasi, nyine imodoka tumureba ari kugenda, imodoka agiyemo tubona imodoka ya danje nziza cyane, agiye no gusohoka nyine hasi kuri venue, aradupepera nyine aradusezera, dusubira kwicarira nyine ko n'undi turi kumureba aho twari turi hari hafi cyane. Ubwo
ngubwo nyine iminsi irashira iricuma, ubwo biza kurangira turacata, tukajya ducata, bigeraho nyine bijya ku yindi ntera rwose. Muri iyo minsi yarongera ampamagara, duhurira hahandi turaganira rwose, ntakubeshye byarangiye njye na Clever dukundanye. Twarakundanye. Clever ari umuntu uri romantique, umpa utuntu twinshi, umpangayikira, umpamagara kenshi, amvugisha, mbese nanjye bitewe nuko nyine nari maze nk'amezi nk'abiri atatu gutyo mvuye mu rukundo ewan ruri somehow dark, nahise nyine numva nyine nongeye kugarura ubuyanja, numva nyine ndi mu rukundo ruzima. Noneho Clever nta bintu byinshi yansabaga, nta stress yanshyiragaho, twavuganaga igihe ndi pre, nta gahunda nyinshi ndimo, na akenshi namubwiraga yuko nyine mbuza, agahita byumva, akanyandikira message ati nuza kuhuguka unyambwire, ngamubwira. Umunsi rwose washoboraga gushira tuvuganye nka rimwe, ahubwo dukoresha message nyinshi. Ubwo ngubwo hashize ukwezi twaje guhana location, duhurira ahandi hantu hatandukanye naho dusanzwe dusohokera. Njye nyine nkabifata nyine nk'urukundo, kuko nyine yari umusore ukunda gusohoka rwose, ukunda kunyereka ko nkunze, nkumva nyine ni umusore nitomboreye, kuko nyine nari maze igihe nyine ndi mu rukundo ewana ruri nka magic. Ubwo nyine naragezeho mbibwira petite sœur wanjye, murumuna wanjye witwa Sonia. Ubwo nagezeho ndabimubwira ko Sonia nyine yari ari kwiga segonderi, ariko yari hafi kuyirangiza, yari muri vacances ngo azajye gukora ikizamini cya nyuma. Urumva yari mukuru. Narabimubwiye rero, nta kintu tutaganiraga. Hashize amezi abiri mu rugo nyine batangira kubona ntangiye kuba busy cyane, ntangiye kujya nkuma kuri telefone. Mama nyine aza kumbaza ati se wongeye kujya mu bintu by'urukundo? Bari bamenyereye nyine ko nababwiye ko ntazongera gusubira mu bintu by'urukundo. Nyine turi ku meza mbamona mpaguruka nitaba telefone, mama ahita bimbaza. Umunsi umwe nyine turi ku meza ndabwira nti mfite umukunzi, kandi mfite umukunzi unyitaho yitwa Clever. Nta soni nanjye mfite zo kubibwira abantu banjye ba hafi. Numvaga ko papa cyangwa mama kuba yabimenya ari ibintu byoroshye rwose, nari abibabwiye nabo barabimenya. Ubwo nari mfite musaza wanjye witwa Victor, nawe abimenyeraho nyine, kuko niwe wankurikiraga. We yari asoje kwiga kaminuza, ari nyine kwandika igitabo, graduation yiwe yari hafi. Mbese nuko nguko byari bimeze. Hashize rero amezi atatu, twatumaranye na Clever amezi atatu rwose turi mu munyenga w'urukundo rwiza, nishimye. Clever aza kumfata akanjyana ku kazi, akaza kundeba nimugoroba, akanyura mu rugo. Nta modoka nari mfite, urabyumva, ariko nyine nkabona ni urukundo nyine. Ngewe ibintu nk'ibyo nyine ndabikunda. Umusore romantique, umusore utanesha umutwe. Clever ntabwo yaneshaga umutwe, ntabwo yansabaga ngo musure buri gihe. Najyagayo rwose numva ko nanjye nyine bitari fair kuba nta musura. Namusuraga rwose nka rimwe mu kwezi, kandi ahantu yari atuye nyine hari kure no mu rugo, harimo nyine nk'amasaha 2 kujyayo uri mu modoka. Ariko nyine ntabwo byamubuzaga kwigomwa, akaza akanyura, kandi na business ziwe akazikomeza. Ubwo nyine hashize amezi atatu, hafi n'iminsi nka 20, yaje kuza mu rugo. Hari abantu bose nyine mu rugo icyo gihe, abo tuvukana, urabyumva turi batatu, ni njyewe na Sonia na Victor, turi abana batatu mu rugo. Victor we nyine niwe unkurikira, naho Sonia we nyine nibwo yarakirangiza nyine ayisumbuye. Urabyumva yuko nyine byari ibintu biri byiza, biri somehow good kuri njye na famille yanjye. Clever yafashe umwanya arabasuhuza, arabaganiriza, babwira ko nyina nkunda, babwira ko yifuza kumenyana n'umuryango wanjye birenze. Mbese nyine baramwishimira, papa aramwishimira, mama aramwishimira. Yari umusore smart, uri class, wubaha abantu, ubona afite amafaranga, yakuriye mu rugo rudasaba umunyu rwose. Bigaragara babona nyine ko rwose umukwe wabo noneho ari akamaramaza rwose, ari sawa byadanje. Ubwo Clever yafashe namba z'abantu bo mu rugo hafi ya bose, ambwira ko nyine adashaka kuzigera nyine mbura, akabura uwabaza hondi. Gusa nyine numvaga ko ari ukumpangayikira bisanzwe, ntabwo nari nzi ko ibintu byanjye bizahinduka andi mateka ewana. Nari ntarigera mbona nyine ukungana uku nguko. Ubwo
nanjye nakomeje gutega amatwi Anne rwose inkuru zari kuzivuga ntabwo wari kumuvugiramo utamuteze amatwi, ahari yabonaga yuko yakibagirwa ibintu ari kukubwira. Twari turi mu modoka, ubwo hari hamaze gushira nk'isaha hafi, dusigaje rwose nk'isaha n'igice kugira ngo tugere aho twari tugiye. Ubwo nyine Anne yakomeje kumbwira inkuru ari nayo nanjye ndi kubasangiza. Ubwo kuba tutatangiranye inkuru ndi kukubwira ni inkuru Anne yambwiye turi kumwe mu modoka, nkaba nanjye ndi kuyibasangiza kuko nyine ari inkuru yantunguye nyine kandi itangaje. Nanjye nari muteze amatwi twifubitse, ahari ku mbeho urabyumva, turi kugenda. Abantu benshi bwagezeho baranisinzirira, njye na Anne urumva nyine twari twahuje urugwiro rwose. Ubwo Anne arakomeza arambwira ati rero umunsi umwe yansabye ko na Victor twajya tuzana akadusohokana twese turi kumwe kuko ntacyo bitwaye. Mubwiye nti na Sonia se twajya tuzana, abanza kubyanga. Ubwo mbwiye Clever nti none se sheri, Sonia we waretse nawe tukajya tuzana niba ushaka, kuko nawe aba ari mu rugo inshuro nyinshi kandi mbona umwanya muke w'igihe tuba turi kumwe njye nawe. Sonia aba amaze igihe mu rugo, hari ikibazo nawe tugiye tuzana sometimes nyine mu gihe wabyifuje ko tuba turi kumwe. Abanza kubyanga ngo Sonia si ngombwa, aracyari n'umwana, ariko nyine nza kubimwemeza arabyemera. Clever rwose yari umuntu utagoye, wumva umuntu unyumva vuba. Ubwo ngubwo atangira kujya avugana na Victor, kuko nyine Victor twarasohokanaga nyine. Victor urumva yari bro wanjye nkunda, tukadusohokana. Clever yampamagara, Victor agahita sara akambwira ati ni Clever. Nyine Clever yari yamaze kuba inshuti na Victor, banavugana kuri telefone. Victor rero urumva nyine inshuro nyinshi baravuganaga kuri telefone, ariko nkumva nyine ni ibintu bisanzwe by'inshuti nyine z'abasore. Ubwo rero tumaze nk'amezi 5 arenga ndetse dukundana hafi 6, sigaye ngiwe tukaganira tukareba televiziyo, ariko nyine ntabwo yigeraga nyegera bya cyane ku buryo nyine nshobora kugira icyo nikanga. Clever yanyerekaga ko rwose hari ikindi gihe cyo kwegerana ibi ngibi by'abantu nyine bakundana, wenda akanyereka ko byazaba twarabanye. Rwose yari umuntu wuma buri kimwe, nkagenda mu rugo iwe nkateka tukarya tugakina, ariko nyine ari busy cyane, ari kuri telefone. Sometimes ugasanga ntangiye kurya turi kumwe, bigeze hagati yagiye hanze kwitaba telefone, ngakomeza nkarya njyenyine nkareba televiziyo, amafilimi. Ngasohoka hanze ngasanga yicariye hanze, se wari wicaye hanze ndimo mu nzu kwere? Ati ni umuntu twavuganaga nibwo twatukimara kuvugana. Yakundaga utuntu tubaho cyane, akagaruka akinjira tukaganira nyine, akambwira ibintu bye byo ku kazi, uburyo aba yahangayitse. Urumva yari afite business, yari afite shop nyine yatumizaga ibintu hanze by'ama electronique byinshi, afite shop ahantu rwose nziza cyane. Yari umukire rwose, yari umusore ufite amafaranga utayashakisha, yatumizaga ibintu hanze by'ama electronique, amakamera, amatelefone, ibintu nk'ibyo, amamashini, laptop, niyo business yakoraga. Ubwo ngubwo bari kumbwira nyine ukuntu aba ari busy, ibintu yatumije aho bigeze, ku buryo nyine namvaga yuko ari ibintu byumvikana ko ari busy koko byahatari. Ubwo nyine nabiganirijeho bagogo. Urumva twebwe abakobwa turaganira buriya tuganira ibintu byose, cyane cyane iyo mwizerana, muri abakobwa bizerana b'inshuti, muvuga ibintu byose pe. Iyo umwe ari mu rukundo cyangwa muri mu rukundo nta kintu muhishanya, cyane cyane ko iyo mudafuhirana, iyo mutari udukobwa tw'utujajwa rwose, yaba gogo, yaba Grace, yaba nanjye, turi abantu rwose bubahana kandi nyine bumvana. Nabibwiye rero bagogo mbabwira ko mfite ikibazo, ahubwo bameze nkaho ibyo biratandukanye, ko barishimye bambwira ko ngo natomboye. Ubwo nyine niko kuvugana na petit frère Victor, bambwira ko natomboye. Barambwira ati wowe ahubwo ufite umusore utagutesha umutwe, guha time yawe, ukaba wategura ibintu byawe, ukaba wagira gahunda zawe, ukagira aho wikura naho wigeza nawe, akanagusapotinga. Mbese kuri bo kuba nkundana na Clever byari nk'ibintu nyine byiza cyane, kuko urumva Clever yaranadusohokanaga nabo nyine nta kibazo cyagihari, akaducyura, akaduha amafaranga. Clever rwose ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwacu. Ubwo ngubwo niko yaravuganaga na petit frère nyine Victor,
nawe bakomeje kuvugana hagati rwose na Clever byari bicika nyine ari inshuti bavugana rwose kenshi. Twarakomeje nyine turakundana, ariko rwose nkubwije ukuri nta kintu iki ngiki cy'irari cyangwa se last y'abasore nigeze mbona kuri Clever. Yari umuntu rwose uri aho witurije, ibintu byose bye biri ku murongo. Ku munsi umwe turi kumwe ku mugoroba nyine ahantu yari yanjyanye, ansaba ko nashaka umwanya tugasohoka, ariko tugasohokera ahantu kure. Numva ni ibintu bintunguye, ndabwira wese ubwo twasohokera nkahe, sibwo ngubwo urumva ibyo bintu byakunda. Numvaga ngiye bidashoboka ko ntabwo nari mbimenyereye, ariko anyereka ukuntu bishoboka, nyumvisha ukuntu nta kibazo kibirimo kidasanzwe, ari ukugira ngo tumere nkaho nyine tujya muri yindi adventure, nyine tugatembera, tukajya kurira imisozi, tukitarutsa nyine mu mujyi nyine dutuyemo, tukaba nyine twahava tukagenda. Yari yaracunze rero, acunga ndafite akazi kenshi, acunga Grace baramuhaye off, acunga Sonia ari mu rugo yararangije wenyine, Victor nawe yari hafi kugraduatinga. Ubwo urumva nyine nanjye uretse ko ari we wahoraga ari busy cyane, ngiye kenshi nabaga nanahari ku kazi kanjye, ntabwo muri weekend nakoraga, kandi urumva kuwa gatanu gusaba uruhushya byari ibintu byoroshye. Urumva weekend ntabwo nyine, mbese yanyumvishije nawe uburyo bishoboka, arambwira ngo twamarayo nk'iminsi 3. Numva ngize ikibazo nabwo kuko ntari mbimenyereye, numvise ngize ikibazo, ariko abonye ngize ikibazo nyine kuri ibyo ntari kubyemera neza. Ubwo ngubwo uko natahaga niko yampaga impano nshyira Victor. Yampaga impano rwose nyinshi za Victor, inkweto, imyenda, jeans meza yakuye hanze, yazanye n'ibicuruzwa bye yatumizaga, akampa impano nshyira Sonia ariko zo zidakanganye, nanjye akampa ibyanjye cyane. Nkavuga nti ewan, uyu niwe musore kabisa, uyu niwe musore. Naratomboye naho abandi barabeshya. Naramubwiye nti bwo se wampaye umwanya nkabitekerezaho, niba ushaka ko dusohoka wenda nkazabikubwira. Ahita ambwira ati erega n'abagogo cyangwa ba Grace wababwira, kuko nyine n'ubundi Grace ari mu kiruhuko kandi nawe Gogo nawe ari muri detente. Gogo yigaga masters, Gogo nawe arahari. Gusa nyine kubera Victor aribwo nyine yari agisoza kaminuza, nawe yari akeneye kuruhuka, twazajyana rero niba bitari big deal kuri bo, niba bitakugoye. Yabivugaga yitinye, asa nyine nkaho ari kunyinginga. Nanjye rero nabonye ko nta kibazo, noneho nta kikango, wenda hari hasigaye no kumenyesha ababyeyi banjye, nkababwira ko nyine tuzajyana nabo. Nta mpungenge byari kugira, kubera ko twese tuzaba tujyanye na crew yanjye na Victor. Numvaga nyine nta kibazo kibirimo. Anne yarakomeje arambwira, nizere ko nyine wakurikiye iyi nkuru ndi kukubwira. Ni inkuru ya Anne, inkuru ya Anne yambwiye turi mu modoka, turi kujya ahantu mu bukwe, turi mu modoka. So rero ndi kuvuga nyine nkurikije uko yabimbwiraga mu buryo inkuru ye yagenze. Anne yarakomeje rero arambwira ati numvise rwose naratomboye, numva umusore nkundana nawe ari umusore ukunda abantu, yarazi ibintu umusaza wanjye Victor akunda, azi ibintu Sonia akunda, mbese nkumva nyine ndishimye, nkumva naratomboye. Mbese narabibabwiye rero, babisamira ibicu, barishima. Ewana barishima cyane. Victor yakundaga ibintu bya traveling, na Gogo yarabikundaga, gusa Grace we ntago byari cyane, ariko nyine kubera nawe yari muri off, nta bindi bintu yari gusigaramo tudahari, kuko igihe kinini twabaga turi kumwe, nawe arabyemera. Ubwo ngubwo tuba turabyemeranyijwe. Mpamagara Clever nabwira nti the whole team yemeye rwose, nta kibazo kuri tugomba kujyana niba witeguye. Ubwo ngubwo tuba turapakinze twishimye cyane, turagenda. Umuntu wasigaye mu rugo ni Sonia wenyine, kuko nyine mu rugo banze kwaza, ntabwo hari gusigara nyine umukozi wenyine na papa na mama, byari kugaragara nabi. Niko rero kugenda dusize nyine Sonia mu rugo. Twaragiye dufata indege turagenda, tugezeyo tuhajya ku kirwa ahantu heza cyane, ahantu nari ngeze bwa mbere. Urumva nge nibwo nari mvuye mu gihugu, ahantu heza cyane, hari amahoteli, hoteli nziza zifite amapisine agiye atandukanye, heza rwose, hari imisozi. Cyari ikirwa kinini rwose, ikirwa kinini kirimo imisozi, mashyamba, migezi. Ubwo rero
twabaye nk'abakambitse turagenda nyine dufata hoteli, dufata ibyumba nyine twasanze, ndetse Claver yaramaze no kubukinga ibyumba. ubwo ngubwo buri wese nyine aragenda ntacyo twikanga, twishimye rwose. yaba Grace nawe utarakundaga kugenda yari yishimye rwose. Gogo we byari ibicika, ndetse na Victor bari bishimye cyane. ubwo nanjye nyine na Claver twabaga turi kumwe turi kuganira, agenda anyereka ahantu, dore ko yari anahazi asanzwe, bigaragara ko asanzwe ahaza. tukiraho nyine twagomba kuhamara nyine iminsi 3. twahageze nyine ku mugoroba, kuko urumva twavuye mu rugo nijoro. mu gitondo rero tubyutse uwo munsi twahise tujya kurira imisozi. Twagiyeyo tujyanayo ibintu byose, turateka, turarya, tururira, hari imigozi abantu buriraho, tururira, turishima, mbese dukora ikintu bita kwishima. ariko bigeze nyine nimugoroba nka saa moya twaragarutse nyine kuri hoteli. ubwo Claver nyine yari yafatiye buri muntu wese icyumba, urabyumva, nta muntu wari uri kurarana n'undi, kabone nanjye na Claver ubwacu ntabwo tuzize dufata icyumba cyacu. ngiye nari nzi ko nitusohoka ubwo Claver azafata umwanya wo kumbwira ngo tugomba kuba mu cyumba kimwe, nta byo gutandukana. ariko nabonye bitandukanye, mbona birantunguye. ubwo Grace na Gogo turi guhana amaciyazi, ubwoba nari mfite, bari kumbwira ati nturebe umusore ko nta byadanja gukeneye wowe, washaka kukurisha ubuzima noneho mukazabana ahubwo muri paradiso. ubwo niko babaga bari kumbwira, which I liked. ubwo nanjye numvaga ari ibintu nkunze cyane. ubwo nyine twarakomeje nyine turaryoshya, buri wese nyine yararaga ukwe. ubwo ku munsi wa kabiri twagiye koga, turatembera noneho mu mazi, numva hari amato meza, turatembera dufata amafoto, turishimisha, mbese buri wese nyine akora ikintu akunda. twaroze, turakina volley, abantu buri wese nyine anezerwa mu buryo yifuza kunezerwa. ubwo njyewe na Claver ntabwo twagize ibihe birebire byo kuganira, ahubwo nyine we yabaga yicariye ahantu, agahamagara Victor bakaganira, ubundi bakajya koga, ubundi mbese ubona ko nyine yitaye kuri Victor. ariko nyine nkabona si ibintu bikaze, nkomeza nyine kubona yuko nyine ari ibintu byoroshye, kubera nyine Victor bari basanganywe ari inshuti, numvaga ko ari no big deal, kandi ari naranagira ibintu bidasanzwe mukekaho, kuko n'ubundi byagaragara ko nkunda, akaza akansoma ku kiganza, tugahita dusubira mu byo turimo. ubwo tuza kugeraho nyine tujya kuryama n'ubundi kuri hoteli. twatahaga tunaniwe tukoga, buri muntu nyine wese akaryama. habaga hari internet, tukavugana kuri telefone, tukageraho tukavuga tuti reka turyame. ubwo twararyamye, byaje kugeraho bigeze nka saa 7 nijoro, nyine saa 7 z'ijoro, Claver arabyutse arakanguka nyine ahamagara Victor. ubwo Victor yaje kubimbwira nyuma, nyine ndaza kubikubwira ukuntu yabimbwiye, kuko byose yahise abimbwira. ku icyo gihe nyine Claver yarabyutse ahamagara Victor, amubwira ko nyine ari bored, ko yabuze ibitotsi, kandi ko hashaka ko hari ikintu ashaka baganira. Victor yamubwiye ko nyine bakiganira bukeye, kuko we yumvaga ananiwe. ariko nyine Claver insista, nyine arakomeza nyine arabimuhatira. urumva umuntu yari boss wacu, yari yadusohokanye twese, ntabwo Victor yari kumufungaho umutwe, kandi bari inshuti nyine. ubwo Claver yavuye mu cyumba cye aragenda yinjira mu cyumba cya Victor, ariko nyine Victor yari yabaye nyine intere rwose, yananiwe. arongera amusubiramo ibyo yamubwiye, ati rwose Claver ndumva ameze nabi, sinzi niba twaganira ejo mu gitondo, kuko nyine ntabwo nagusuzugura urabizi, ariko tuganiriye ejo it's better, byaba ari byiza kurushaho, kuko nta n'igitekerezo nta n'ikintu nakumva. ngo Victor yabaga baninywereye, banyoye ku gatama, bafashe akantu. umva twebwe twabaga turi kwifatira ibintu bisanzwe by'amaji, nta nzoga tunywa, ariko bo nyine babaga bitayemo ariko bidakabije. rero Victor yabonye nyine ibintu arabikonsoma kabisa. rero icyo gihe yari yabaye intere, ntabwo yabashaga mbese kuvuga cyangwa gutega amatwi. ubwo Claver ubwo ni mu masaa 7 hafi n'igice, Claver yarongeye arabyuka ku buriri nyine bwa Victor, amaze kumwinginga yanze. Claver nyine arongera afunga, arasohoka asubira mu cyumba cye bisanzwe. ubwo ibyo yaba nje, yaba Grace, yaba
Gogo ntawamenye ko byabaye, ahubwo mu gitondo urumva nabimenye nyuma. Mu gitondo nyine twakomeje nyine ambiance nk'ibisanzwe, ubwo mu gitondo twarabyutse tukiri hejuru turebye hasi kuri hoteli, dusanga nyine mbona Victor na Clever baricaye, mpita manuka ubona ko nyine ibintu Clever ari kubwira Victor ari ibintu biri interesting cyane. Victor yabaye busy nyine yabyitayeho, ndabegera ndabasanga Clever, ni ibiki muri kuvuga ko mbona mwese muri busy? Ni ibiki muri kuvuga? Uyu munsi ntabwo turi bwisanzure mbese? Ubwo Clever nyine yahise areba Victor ikijisho, bigaragara ko nyine adashaka ko abimbwira. Ubwo nyine ababujije Victor ko bimbwira, mbona ni amabanga yabo, ariko sinabyitaho, sinabigira impamvu, kuko nyine nabonaga Clever afite nyine ibintu byinshi ashaka kugeza kuri Victor. Victor nk'umwana w'umuhungu uri gusoza kaminuza, uri hafi graduation ye, yari hafi icyo gihe, yari akeneye nyine iterambere, kandi nyine nari naratumye amenyana n'inshuti y'umumaro yamufasha gutera imbere no kwiteza imbere muri rusange na famiye, kandi kabyungukiramo nta bintu byo kwirirwa babunga ngo bari gushakira Victor akazi. Nabonaga nyine mbese ibintu bari kuganira ari imishinga ikomeye nabo, kandi nako babitwaye kuri njye, ubwo ndabyihorera. Twarakomeje turinjoyinga rero, ubuzima nyine burakomeza. Ntabwo njyewe na Clever twigeze turyama mu cyumba kimwe, ntabwo yigeze aza mu cyumba cyanjye, ntabwo yigeze aza kunteraho rwa sereri, reka. Ubwo nyuma y'iminsi 3 nyine turi kuryoshya twese, bwarakeye turataha. Ubu rwose nkubwiza ukuri, Clever no kumuryama ku rutugu narabikoraga, nabonaga ntacyo bimutwaye, ariko we rwose ntabe yanafata n'intoki zanjye wenda ngo abe yazikinisha cyangwa ngo azirebe, gusa akambwira ko ari nziza, akambwira ko ndi mwiza, ntabe yakinisha umusatsi wanjye cyangwa gukoremo. Nyine ari umusore, nari namufashe nk'umusore wiyubaha, nanjye ntinya kugira ikintu cy'ubusazi namukoraho, ahubwo ibintu byose nagakomeza kubitwara muri ubwo buryo abitwaramo. Nabaga numva ko ntacyo bintwaye, kuko uko ngewe ntwaye nikomera, ariko wakabya nabwo bikambangamira. Numvaga ko nyine nishimye, kuko umusore twatumaze igihe dutandukanye yari umusore rwose ugira irari, ukunda abakobwa, hatashira umunota atampoze, ankorakora ku misatsi, ankora ahantu hose mu gihe turi kumwe, turi mu bantu, kandi nyine rwose byarambangamiraga. Aha ni nacyo cyatumye nyine dutandukana pe, nicyo twarapfuye, kubera gushaka nyine ibintu byo kwerekana ibintu byirara ahantu hose turi, yashaka buri gihe gukora sexy rwose. Nyine nabonaga nta gahunda ze, ntabwo yari umusore nyine numvaga ko ari umusore tuzagerana kure cyangwa dutindane, kubera nyine ukuntu yanyitwaragaho. Nabonaga mbese ntaramenya gahunda ze, kuko ukuntu yitwaraga kuri njye nabonaga binsebya somehow. Nabonaga akunda abakobwa ku buryo nubwo twari kuryamana n'ubundi ntibyari nyine kumuhagarika gukunda abakobwa no kubirukaho no kugira irari. So rero narabaye nanjye nk'uwaguye mu gisubizo, kuko icyatumye ntandukana n'umusore na ex wanjye, ibintu byatumye dutandukana byari difera, bitandukanye rwose nuko Clever yari ateye. Ko Clever yampaga freedom, ntabwo yanyerekaga ko anyeneye cyane, nubwo nyine sometimes bwageragaho nkavuga nti Clever kuki ntabwo nshobora kumushimisha, ntabwo ambonamo ko nteye santima, ntabwo mukurura, kanzagamo, ariko nkumva nyine ko ari umusore uri busy man, nkumva ko ari uko bateye. Ko nibwo bwa mbere nari nkundanye n'umusore uri busy kandi ufite amafaranga, w'umukire, ufite inzu, ufite imodoka, ufite buri kimwe. N'abandi babaga bafite ibintu ariko batari busy ku rwego rwo gushaka nyine uburyo nyine bwo kwishimisha mubiri biki, nabona babaga babishaka, nubwo nyine nifataga ariko babaga babishaka. Ariko Clever yaratandukanye, kuko weho nta nibyo yabaga ashaka pe, ntabyo yabaga ashaka. Sometimes nabyibazagaho, ariko nkumva nabwo ni ukumpa amahoro kandi ni ukunyubaha. Ku munsi wa kabiri tuvuye muri vacances, Clever yatumye Victor iwe mu rugo kubera imishinga bari bafitanye. Numvaga nta kibazo, Victor yagiye atanambwiye, cyangwa abwire mu rugo cyangwa abwire Sonia, reka, kuko nyine Clever yari yamubujije kugira umuntu abibwira. Ariko Clever yacaga ku ruhande akambwira ati Victor uyu munsi araza mu rugo, hari ibintu turi bwirwe tuganira, aramutse mumukeneye cyangwa mu rugo bakamukenera, ubwo wababwira ko nyine turi kumwe ari hano mu rugo, so ntugire ikibazo. Nkumva nyine ni ibintu bisanzwe, nkumva ni ibintu by'iterambere ashaka kugeza kuri Victor musaza wanjye, nkumva ndabyishimiye, nkumva rwose ibintu ni nk'igisubizo cyaje mu buzima bwanjye. Cyakomeje gutyo, hashize ibyumweru 2,
ubwo mu byumweru bibiri tuvuye muri vacances cyangwa se gutembera hanze, Victor yagiye kwa Claver nk'inshuro utabara, byibuze nk'inshuro 5 rwose. Twari dusigaye tumeze nk'ababisikana rwose. Victor yajyaga kwa Claver inshuro nyinshi ndetse yajyagayo kenshi kundusha rwose, kuko ngiye n'ibyumweru bibiri byashoboraga gushira ngiye kwa Claver nk'inshuro imwe gusa, kuko nyine kwa Claver nubwo bimeze bityo, nubwo habaga hari buri kimwe, nta muntu wabaga uhari, keretse sometimes nahasangaga abasore nabo bakeya. Claver yambwiraga ko bakorana, yabaga yari afite umusore umutekera, nyine abantu bake nabwo bakongera bagataha bakahansiga, kuko akenshi iyo nabaga ndiyo bahitaga bitahira nyine simenye iyo bagiye. Mbese ubu sometimes nabwo bakaba barahari ariko bibereye mu buriri biryamiye, kuko yari afite inzu nini irimo byumba bitandukanye nka 3 n'icye cya 4 rwose. Habaga hari abantu ariko bataha sometimes iyo nahageraga nyine bahitaga bigendera nyine ari abasore. Victor nawe yari asigaye nyine ajyayo kenshi pe, ajya kwa Claver inshuro nyinshi ndetse yajyagayo kenshi, urumva kundusha. Victor rwose yari asigaye ari umukire. Urumva kuvuga ko ari umukire ni bimwe nyine by'abana bo mu rugo rumwe bavukana. Urabizi ko iyo nyine muri abavandimwe mu rugo hakaba harimo nyine umwana utabura amafaranga nk'ibihumbi 100 ku mufuka, adafite ikibazo, utagira akabazo k'ibihumbi 20 cyangwa 30 ngo uya mwaka yabure kandi atazana yakwishyuza. Mbese ngo bamumwita umukire mu rugo, aba ari umukire, mwamwita umukire. Nuko rero Victor yari asigaye ameze mu rugo rwose, no mu nshuti ze yewe bwite yari asigaye ari umunyamafaranga ahoraho. Nkibaza aho yakura, ariko kubera yabaga ari kuvugana cyane na Claver, numvaga ko hari business wenda basigaye bakina. Nabaza Victor se nyine avuye nko kwa Claver ngo se Claver bimeze bite? Claver ameze neza. Se ni biki muri kuvugana na Claver buri munsi? Ambwira ati it's business, ni business. Akabimpisha akambwira ko ari ibintu bari kuganira kandi ko nzabimenya, ko mbese nkaho ko ari ikintu bokeje cyangwa batetse kizazana ibintu byinshi by'impinduka. Nyine Victor yari umusore nyine nawe udakunda kuvugirwamo, ukunda utuntu twe tutubanga, nkamwihorera. Abona nyine nkamwihorera, yari umuntu mukuru, numvaga ko ari mu bintu bizima. Hashize nk'amezi 2 tuvuye hanze nyine muri vacances, Claver yatangiye kugabanya umwanya wanjye nawe nyine wo gusohokana, kuko nyine nicyo kintu yakundaga cyane, nanjye yarasanze mbikunda. Ubwo atangira kumbwira ko nyine we na Victor umushinga ugeze kure kandi biri kumutwara umwanya mwinshi, ko mbese baba bari kwiga ibintu byinshi. Ubwo na bya bintu yirirwa tumiza hanze, kujya kuri shop. Urumva yari afite shop ifite amashami hafi 3 nka muri Bera, ariko nyine nkumva ko nanjye biri kumbangamira. Sometimes yari asigaye nyine aba busy cyane bikabije, byari bisigaye bikabije rwose. Ubwo Victor yari asigaye nyine afite access kuri Claver kundusha pe, bwagezeho agira access kuri Claver, amenya gahunda ze za buri munsi. Gusa nyine bigitangira ubonaga rwose Victor nta kintu bimutwaye rwose. Ubwo bwagezeho Victor agira graduation, ariko kuri graduation ye ntabwo Claver yari ahari. Claver yari yaragiye hanze kureba ibicuruzwa bye, ubwo nyine ntabwo nyine yari ahari. Victor musaza wanjye ku munsi we nyine twarishimye, yagize umunsi mwiza rwose, turacelebra. Ba Grace yasibye akazi icyo gihe araza, bagogo bari bahari n'inshuti, ndetse na sheri wa Victor yari ahari, nawe taro bakibonana cyane. Victor yari afite sheri we witwaga nyine Claire, ariko ntabwo bari bakibonana cyane. Claire yakundaga kumbaza se Victor ko ntakimubona cyane, nkabwira ni Victor yibereye mu bintu nyine bya business na boyfriend wanjye witwa Claver. So rero ujye umubaza, ariko abahari sometimes nyine yaba Claire yaba nje twumvaga ko abasore bombi bari mu bintu by'iterambere, nta kibazo gihari. Ubwo nyine ibintu bimeze neza rwose, baza kugeraho nyine graduation narangira. Hashize icyumweru Claver yatashye, turabonana, yanzaniye kado, yanzaniye rwose telefone nziza, azanira Sonia nawe telefone. Icyo gihe twasohokanye kuko nta kintu yampaye cya Victor, ariko nyine naratashye. Yaguriye papa ikote ryiza, yaguriye mama ikanzu, mbese yampaye ibintu byinshi ku buryo yangejeje ku muryango, ntiyaza no mu rugo. Nyine nambijyanye mu rugo byanandemereye, ari byinshi pe. Mu rugo barishima, baracelebra,
mbese barishima cyane. Ubwo hashize iminsi nimugoroba Victor arataha mu rugo, ari nimugoroba nka saa 2 gutyo, ataha ari kuri moto, ari kuri moto nziza, kimoto cyiza rwose. Ubwo bajya kumufungurira nyine harinjiza ikimoto cye gihinda cyane, gisakuza cyane, bya moto binini, bya moto byiza abasore bakunze kuba bafite nyine babasirimu bafite amafaranga rimwe na rimwe bya transport nyine yawe déplacement, ariko byiza. Victor yagitahanye mu rugo. Victor yari umuntu ukunda moto ku rwego rwo hejuru. Mu rugo papa umunsi umwe turi kumwe na mama, turi kumwe na Sonia na Victor, turi ku meza nyine twese, urumva turi gusangira, ari nimugoroba nka saa 1:30. Papa niko gutangira nyine abaza Victor aho yakuye iyo moto, dore ko nyine yari yabanje kugira ngo siye, gusa nyine kubera Victor yakundaga moto cyane no kuzitwara, nyine twese twumvaga ko nyine inshuti ze arizo zayimutije nk'uko byari bisanzwe, kuko nyine inshuti ze zamutizaga moto akayigendaho akayimara nk'iminsi 2, umunsi umwe, ariko ntabwo yarenzaga iminsi 2 ari kuri moto y'inshuti yatarayishyira, kuko we ntayo yagiraga nyine. Gusa icyo gihe hari hashize iminsi hafi 5 Victor agenda kuri moto tutazi aho yakuye, kandi moto imwe atayihindura, gusa yari nziza, ubona ko ari nshyashya nziza cyane, ayisanzuraho nk'iye, atangiye kujya yitwaraho na Claire, akajya kumureba ku ishuri ko Claire yarigaga akamucyura mu rugo, mbese tubona ko tangira kubona ko ari iye. Ubwo papa nyine ntabwo nyine yabishize amakenga, niko kubaza nyine Victor aho yakuye moto. Icyo gihe turi ku meza nijoro, Claire nyine ntiyari yarigeze ambwira ko hari ikintu na kimwe yigeze aha Victor, nta n'ikintu icyo gihe yampaye ama gift y'abandi bo mu rugo, yarandetse nyine ndagenda, nanjye sinamubajije kuko nabimbizi n'ubundi ko Victor nawe bakunze kuba bari kumwe. Ubwo Victor nyine yari proud rwose cyane pe, yasubije papa ati ni sheri wa Anne wayimpaye. Claire nyine yayimpaye nk'impano yanjye yo gusoza kaminuza, kuko nyine ejo bundi kuri graduation yanjye ntabwo yari ari hanze, murabizi yari hanze y'igihugu. Rero yambwiye ko nyine ariyo mpano yabona yama, kuko nyine ababizi ko nyikunda, niyo mpano yanteganyirije, ni nshyashya. So yari surprise rwose, nari nategereje umuntu bimbaza, ahubwo nyine mubimenye mwese. Ubwo naratunguwe, mu rugo barishimye, mama rwose amera nk'uri gusingiza Claire, aramushimagiza, papa nawe mbona arishimye rwose, ubona ko Claire akunzwe hafi no kuturusha twebwe abana bo mu rugo. Ntangira kubyibazaho, ndi kubona nyine Claire atangiye kujya agira utuntu ampisha, kuko ibintu byose sometimes yarabimbwiraga, uretse nyine ibintu bike atambwiraga bijyanye wenda n'ibijyanye na Victor, nibyo atambwiraga bijyanye n'imishinga, ariko ibindi yarabimbwiraga. Ubwo rero ntangira kwibaza impamvu atambwiye uko yahaye Victor moto kandi ari musaza wanjye. Nanze kubyibazaho cyane nyine, gusa nyine njye na Claire twarakomeje turakundana, ariko nkabona nyine ntabwo akimbonera umwanya nk'uko twabaga bimeze mbere, ariko mu rugo igikundira akomeza kukikuza cyane. Hashize nk'ukwezi, ubwo urumva byari bimaze kuba hagati y'amezi 8 n'9 njye na Claire dukundana. Natangiye nanjye kubigendamo gake, ariko ba Sonia nyine murumuna wanjye ndetse n'inshuti zanjye, yaba Gogo yaba Grace, bose bakansunikira gukundana na Claire. Nyine bambwira ko nyine impamvu ari uko bafite akazi kenshi, ariko nyine ko ntacyo namuburanye, nanjye ariko mbibona, gusa nyine nkabona nje ntibisanzwe. Ubwo mama na papa bo ntaho nari kubahera rwose mbabwira ko ntishimiye urukundo ndimo ngewe na Claire. Ubwo ibihe byarageze, umunsi umwe nagiye gusura Claire, ngeze iwe ndamusura, ngeze ndatembera inzu yose, inzu ndayitembera. Claire ariko ntabwo yari ahari nyine icyo gihe, nyine nari mfite agaki k'inzu ye, ntabwo yari ahari, nagiye nyine meze nk'uwamutunguye. Ubwo nyine Claire aza kumamaza umwanya, ndikora amasuku ibiki, nta kintu nabaga mfite cy'isoni cyangwa ingingimira kujya kwa Claire. Claire yari umusore uri classe, Claire yari umusore utarigeze na rimwe anyereka ubuntu bw'ubushurashuzi, nta kibazo rwose nabaga mfite kugiwe, nari free mu mutima ko nanaharara rwose, nanaharyama, bugacya ngenda mu kazi numva ndi free kuri Claire. N'ibyo byose nabonye nyine Claire ifoto ye, mbona ari kumwe n'abasore, natembere mu cyumba cye nyine bishimanye, sinabyitaho kuko abenshi yambwiraga ko ari abavandimwe be, abenshi akambwira ko ari inshuti ze.
ubwo nari narajya kwa Clever iwabo. Clever yari yaranyeretse nyine mushiki we, yaranyeretse murumuna we, mbese banzi mushiki we twaranagiyeyo rwose, numva ko nta kibazo gihari, mbona ko ibintu rwose ari byiza cyane. Ubwo ngubwo umunsi umwe nyine ndiwe Clever narebye mu idirishya mbona araje ari kumwe n'abasore bishimanye, yari kumwe n'abasore babiri, mbona baje bamuteruye banaremerewe cyane, bari basize imodoka hanze, bishoboka ko ari akantu bari baje gufata, ntabwo Clever yari abizi ko mpari. Baza bamuteruye, mbona bari kugenda bamwifataho, mbona ko bishimanye, ariko mbona bikabije, ndavuga se ni ubucuti gusa. Mbona Clever yigize kuntu, yigije nk'umuntu udafite intege, ari kwigira nk'abakobwa. Mbona ko ari ubutesi busanzwe, ko wabubonaga nk'ubutesi nk'ibisanzwe. Mbona baraje na demarishe nabonaga yayihinduye, mbonye Clever ari mu yindi state, ngira ngo yasinze cyangwa se yanyoye inzoga. Ubwo nyine nahise nihisha, ariko nibuka ko ntafunze ku muryango, n'ubundi mpita nsohoka kugira ataza kumenya ko nari mwihishe, kuko ubwo bari bageze ku muryango nyine, nanjye nyine nsohokamo nsa nk'ugiye kumusanganira muri salo. Mpita ngenda, ubwo yasanze mfite telekomande ya televiziyo muri salo, mpita ngenda ndamusanganira, nawe ahita abona afunga umuryango. Nyine namureberaga nyine muri miruwari, mu birahure nyine by'urugi n'amadirishya, afunga umuryango abona, yumva ko harimo umuntu nyine, ahita mbona arahindutse, yigira nyine nk'umuntu w'umugabo, aba gentle mu myitwarire, aba serious. Mbona bagenzi be basa nk'abikanze, baba barinjiye, bageze mu imbere, njye nandi kubara, ariko nahise niyumanganya. Noneho nkomeza gukina televiziyo, mubonye ndashituka nyine nk'umuntu nyine ubonye sheri we, bitamuhobera. Ubwo Clever mbona nyine ntabwo yishimye, abo bari bazanye bo bahise bagwa mu kantu, barinjira. Hashize nk'iminota nk'itanu ndi kumubaza amakuru, mufashe nyine ibiganza. Basore bazanye babiri, harimo umwe wari utoboye amatwi, hari n'undi ariko ubona nyine we ari umusore wateruye w'ibigango, numva ko ari inshuti ze nyine bisanzwe, kuko umwe muri bo nari nanamuzi, uwo musore nari muzi w'ibigango we nari nsanzwe muzi. Ubwo mbona bahise bavuga ati Clever, so reka tugende, ya gahunda irakomeje, so uze kuzinduka ntukererwe, ndabona umukunzi wawe mugiye kugirana ibihe byiza. Ubwo Clever arababwira ati no, mwagumye hase ko twahita tunasubiranayo nta kibazo. Ariko abonye ndi kumureba ikijisho nyine ahita ababwira ati okay, nimugende nta kibazo, ndaza mbasangayo. Ahita nyine yumanganya, nyereka urukundo, ati ane nyine none uyu munsi ko wantunguye, uyu munsi ntabwo waje noneho utanambwiye, wasanze hano hatari amasuku se, hari ikibazo gihari? Ndabwira nti no Clever, nagukumbuye, numvaga kuza hano iwawe, urabizi abatuje nazi kuharuhukira, nari mfite stress, ntabwo ukiboneka, ntukimbonera umwanya, usigaye uri mu bintu ntazi, gahunda zawe sigaye ari nyinshi. None reba waboneye umwanya abasore, waboneye ziriya nshuti zawe waziboneye umwanya, bagenda baguteruye bakwicundaho. Asubundi Clever, kubera iki ngiye utama umwanya uhagije, kandi ubona inshuti zawe wazihaye umwanya uhagije zikaza no mu rugo iwawe, mbese mwishimanye, ngiye kuki utakimbonera umwanya? Kubera iki ngewe usigaye umbwira kuri busy? Victor nsigaye buri gihe ataha mu rugo akambwira ngo mwari kumwe, ngo ntabwo uri hanze y'igihugu, usigaye uri mu gihugu simbimenye, nakwandikira message ntunsubize, kubera icyo uri kunyitwaraho uku nguku? Waye ngende mu rukundo Clever, ndagukunda, ndagukunda, ibintu wanzanye murabizi ko ngukunda, mu rugo barabizi, so witangira kunyereka rero kutanyitayeho, kandi urabizi twisanzura, nshaka kumenya ukuri. So rero numvaga mfite stress mu mutwe n'ibintu byinshi byo kukubaza, niyo mpamvu naje mu rugo rwawe utabizi. So rero mbwira, nicyo kibazo mfite cyane kukubaza. Ngo Clever yabaye nyine nk'umuntu uguyemo amazi cyangwa uguye mu mazi, ahita anyiyaka. Nari mufashe ibiganza, ahita anyiyaka, aragenda yicara mu ntebe. Mbona ari gutekereza cyane, ariko sinabyitaho, ndakomeza ndamusarana. Arambwira ati ese wari ubizi neza Anne, hari ikintu ushaka kuzakubwira, ariko ndakeka ntaraba ready, gusa hari ikintu ushaka kukubwira. Ushaka
kumbwira numvise impise ngize amatsiko ndavuga nti se agiye kunterera ivi, yagiye kumproposa, agiye kumbwira ibintu bijyanye na mariage, kuko nabonaga n'ubundi nta kintu abura, afite inzu, afite buri kimwe. Nibazaga impamvu atinza kubana kwanjye nawe, sinabaga mbyumva kuko urumva nyine hari hashize igihe kinini, urumva hari hashize hafi amezi agiye kuba 10. Rero umuntu usore ufite buri kimwe, nibazaga impamvu atanavuga ibintu byo kubana, simenye impamvu. Claver ndambwira nti yangu uteze amatwi mbwira rwose, nanjye nakubwiye kandi nawe mbwira ikintu gituma utanyirekurira ngo uboneke nkuko nanjye mba nshaka kuboneka. Claver yarambwiye ati nyine njyewe na Victor turashaka kuzajya hanze kubera gahunda turimo, ntabwo ndi kuboneka cyane, nicyo nshaka kubwira, ahubwo uzamfashe mu rugo iwanyu, kuko Victor narabimubwiye numva nta kibazo. Turashaka kujya guhura n'abashoramari bashaka gushora imari mu mushinga we yambwiye, ariko tuzahurira hanze y'igihugu. Ubwo rero nshaka kuzabafasha bagatuma tujyana, kuko yambwiye ko nyine kumuha uruhushya tukajyana bishobora kutakunda. So nshaka kumfasha icyo kintu, kuko nzavayo tunapanga ubukwe njye nawe. Mbese urumva ko ni ibintu byaba bikeneye umwanya, nanjye rwose nagushakaga cyane. Urumva ni ibintu nyine tugomba gukora kandi tukabikora vuba. Ubwo Victor tukajyana, kuko ni ibintu bimufitiye umumaro, bifitiye famille yawe umumaro, bifitiye nanjye umumaro, natwe njye nawe couple yacu muri rusange. So urumva yuko nyine ntabwo ari ikintu utashyigikira. So nari maze iminsi rero nshaka kubikubwira ko Victor yambwiye ko mbikubwiye aribwo byagira imbaraga. So nzagaruka duhita dupanga ibijyanye n'ubukwe, kuko ntabwo nshaka kugenda ngo propose mu buryo abantu bose babibona, ariko urabizi turakundana, urabizi turi inshuti. So rero nshaka ibintu kubikora byose mvuye muri stress z'ibijyanye na Victor. Nshaka ko ashinga ikintu kizima nkarekana nawe, ahubwo nkahitanza tugapanga ibintu byacu. Ubwo nanjye numvise mbaye nk'umuntu nyine utagize ikibazo, numva ni ibintu bigamije iterambere, kuko numvise Claver nyine yishime ashyigikira iterambere ry'umuryango wanjye, famille yanjye. Nubwo nari narabaye nk'igitambo cya famille yanjye, ariko numvise ko nyanjye aricyo kintu nyine nafasha famille yanjye kandi kigaragara. Nkumva ko Claver yaje ari nk'umugisha kuri famille yanjye, ariko ugomba kunyuraho nk'inzira, kandi nyine nk'umukunzi wanjye numvaga mbifitemo inyungu ikomeye cyane. Ku bantu rero tutatangiranye, umenye ko iyi nkuru ndi kukubwira ni inkuru nabwiwe na Anne turi mu modoka tujya mu bukwe. Twahuye tutaziranye, ariko ambwira inkuru y'ibyamubayeho y'umusore yakundanye nawe witwa Claver. Niyo nkuru rero ndi kukubwira y'ibintu bitangaje Anne yahuriye nabyo mu rukundo. Ubwo ngubwo nyine kuba twatangiranye bo barabizi. Niyo nkuru rero, inkuru zitangaje z'amayobera ntabwo nzigera nzibahisha, niyo mpamvu mba ari kuzibabwira nyine. Ubwo rero ibintu ndi kuvuga ni Anne wabimbwiraga turi mu modoka tujyanye mu bukwe njye nawe. Ubwo Anne yarakomeje nyine arambwira ati ubwo numvise ko Claver ashaka kujyana na Victor musaza wanjye hanze, numva ni ibintu byiza byoroshye, ndabyemera, mwemerera kubimufashamo. Ubwo hageze igihe mbwira mu rugo ko Claver afite gahunda yo guteza imbere Victor wari ugisoza kaminuza, kandi musaza wanjye nta kintu cyo gukora afite. Ewan mu rugo barabyemera. Victor rwose uwo munsi baze ko yansohokanye. Ubwo bwagezeho Victor na Claver barajyana barasohoka. Ubwo rero baragiye nyine, kuko na ya mishinga bari bafite yariyo. Claver afatira icyumba Victor na Claver afata icyumba cye. Bagezeyo nyine bararayo mu gitondo, kuko nyine ya mishinga yamubwiraga yariyo, kuko nyine Claver yari umukire rwose ubona ko adashakisha. Ubwo Victor turi kuvugana kuri telefone mubaza uko bimeze, akambwira tugezeyo, akambwira tugiye kuryama. Ibintu byose yabaga bimbwira na Claver nawe ariko abimbwira. Mu gitondo barayeyo, Claver abwira Victor ko abashyitsi bari bategereje bagiye kuhagera, ko bagomba kujya kubonana nabo. Ubwo Victor yariteguye nyine, yambara neza nawe, dore ko yari azi kwishyiraho nyine. Numva yari umusore uri kwishakisha, kandi ugomba nawe kwereka Claire Sheri we ko hari ikintu cy'imitekerereze afite, ko ashaka iterambere. Yagombaga gusacrificinga buri kintu cyose nyine akitanga, kugira ngo agire icyo ageraho, kandi nyine atambukana umucyo, adasebya Claver mu bantu bari bagiye guhura.
ubwo baragiye mu gitondo bigeze nka 5:00 Clever aza kureba Victor mu cyumba ambwira ati Victor ndabona witeguye so tugende rero. Baragenda bahura na ba bantu baraganira bemeza umushinga. Ubwo Clever bemeza uburyo umushinga wa Victor ari mwiza arawubasobanurira neza kubera ko Victor yari yarawubwiye Clever. Barabanza barawubuzuza barawutunganya. Clever amubwira ko azamushyigikira rwose mu mushinga we kugeza ubaye successful cyangwa se ugezweho. Victor nawe ashyiraho ake nawe arabasobanurira. Abashoramari barabikunda. Ubwo bataha bavuze ko bazagaruka mu gihugu noneho bagasinyana amasezerano y'imikoranire na Victor nyine nka nyiri umushinga nabo bakawutera inkunga. Ubwo baratashye basezeranaho nyine bahana ibiganza nk'abantu nyine bemeranyijwe gahunda. Ubwo nyine umunsi wo gutaha bwari buke Clever na Victor bagaruka. Ubwo ngubwo baragenda bararyama nyine ko barabanje bagenda barishima barakina bajya gym baragaruka mbese bishimye. Ko nimugoroba bamaze kuryama Clever nabwo ahamagara Victor amubwira ko ari bored, amubwira ko afite irungu ryinshi ko noneho kandi atananiwe cyane kuko nta hantu bari bagiye nta misozi bari buriye, ko yaza bakaganira ko yifuza ko yaza bakiganirira. Victor aramubwira ati nta kibazo waza kabisa. Ubwo yarasigaye ari nka boss we nyine. Clever yarasigaye nka boss wa Victor yumva nta kibazo byamukorera byose. Urumva yari yaramuhaye moto amaze kumugeza ku rwego rwo guhura n'abashoramari bakomeye bo hanze. Umushinga we wenda kujya mu buryo. Victor rwose yari yishimiye Clever ku rwego rwo hejuru kuko yari yaramubereye umugisha binyuze kuri njyewe nyine nka mushiki we. Clever yaragiye ageze mu cyumba ahagezemo ubwo yahise yambura imyenda yo kurarana yari yambaye, ibipinjama yari yambaye, asigara na nyine boxer. Victor bibona nk'ibisanzwe bahita yinjira ajya mu ishuka. Victor akomeza kwibona nk'ibisanzwe baraganira atangira kumusobanurira abo bari bo ibyo bakora uburyo nyine ari abantu bakomeye bafite amafaranga babakire. Ko niko yegera Victor nyine mu buriri urumva bari mu ishuka. Victor watangira kumva ari gushyuha ambwira ati ese wafashe yiri ashuka ubundi akaba ariyo wiyorosa ko ndi kumva hano harashyushye cyane. Ubwo Clever amubwira ati aho uteye uriko n'ubwa mbere ugeze mu mahoteli. Ahita afata telecommande ashyiraho climatiseri. Ubwo ntiwumva ko ubukonje buje se urumva ubuhehere buraje rwose nta kibazo. Ubwo kwari ukugira ngo adafata indi shuka. Victor atangira kubangamirwa ngo none se ufashe indi shuka waba iki ko ndi kumva nyine ndi somehow nyine uncomfortable. Ndumva nyine ndatuje just nge ntago nyine mbimenyereye kurarana n'abantu. Umva mu rugo ndirarana nakuze nirarana ntago njye narana n'abantu nyine tiko nabashiki banye ntitwigeze turarana nta n'umuntu tugiye no kwishuri nta muntu nigeze ndarana nawe. So rero iyo umuntu nyegere nyine gutya cyane birambangamira rwose birambangamira. Ubwo Clever komeza kumwereka ko nta kibazo biteye. Don't worry nta kibazo nyine ibintu utazi jya ubyiga nta kibazo. Umusore mwiza nkawe, umusore ukeye nkawe, umusore w'inzobe nkawe, umusore mwiza uhagurutse ufite maguru meza. Urumva abantu kuba baba uri kumwe na muntu mu buriri hari ikintu gitangaje kirimo. Abantu benshi uzahura nabo, abakobwa uzahura nabo babyifuze bibe abantu type nyine nta kibazo kibirimo. Please ntubigire ibifayiti ahubwo tuza tuganire ku bintu byinjiza. Ibyo byo kuvuga ngo mujye kuri byo ntacyo byenda kudufasha hano. Victor abona Clever serious. Clever nta kintu yari yambaye boxer gusa na Victor urumva nta kintu yari yambaye uretse pinjama z'ijoro. Ariko Clever akomeza kumwegera cyane atangira kujya mwikoreshaho ati se aho ndi kucyugira amaboko ufite amaboko meza ufite imbaraga ufite rwose urasa neza pe Victor nge mba mbona usa neza rwose abana biwanyu muri beza rwose. Atangira noneho Victor abona ibintu biri kuhindura. Ahita amubwira ati Clever ndashaka ko tubyuka niba tujya kuganira ibi bintu nge ndabangamiwe rwose ndabangamiwe. Ntabwo mnamenyereye kuryama mu buriri bumwe n'abasore. Urumva ndi umusore nge ndabangamiwe rwose cyangwa
urarwaye kutarwaye, niba ushaka ko tuganira tubyuke tujye kuganira hanze, n'ubundi amatara arahari, uze kubyuka ujye mu cyumba cyawe nanjye mu cyumba cyanjye. Ibi biri kumbangamira rwose, ntabwo mbikunda. Nuko Clever nawe aba nkurakayemo gake ngo ati bite byawe, ariko ntukagire ibintu byose intambara, uranzi turaziranye, ase ubona nkwanga koko Victor, ubona ntagukunda, ibintu byose ngukorera ubona ntakwitaho, kubera icyo ushaka kunca amazi, ushaka kunyereka ko utanshaka, ushaka kunyereka ko ntanakugira uruhande, njye se ndanuka. Ubwo Victor yumva nyine ageze ikibazo, aravuga ati no, ntabwo ari ibyo Beaufrey, urumva toke nta ribi, niba ari uko bimeze tugende hanze. Ubwo aramubwiye ati oya ntabwo tujya hanze. Victor arivumbura aramubwira ati uri kuruzi n'ibindi, tike yanjye itegeye arero turu, ubu nakitahira rwose. Clever yabonye ari ibintu bibabaje cyane Victor ari gushaka kumurakaza. Victor yarakaye ahita abyuka. Clever amubwira ati no calm down, ntugire ikibazo Victor, reka ngende, icyo nashaka nuko tuganira twisanzuye, numvaga nta kibazo uri bubigireho, ariko nyine ujye wumva ko nta kibazo cyanjye nawe, nta rwango, ntukanyivumbureho gutyo rwose. Ndi umuntu w'umumaro kuri wowe kandi nawe uri umuntu w'umumaro kuri njye, turi abavandimwe kandi turi abantu b'inshuti za hafi cyane. Ubwo bwagezeho nyine buteye, barapakinze barataha. Victor atari kuvugisha Clever akamuvugisha, ariko Victor ntabwo yari yishimiye ibihe bagiranye nijoro. Baragaruka mu rugo. Ubwo Victor na Clever bageze mu gihugu nyine baraza. Ubwo Victor ntabwo yari yishimye, mubaza uko urugendo rwagenze, arambwira ati fine, byari bimeze neza, amasezerano se byagenze bita amasezerano ntabwo twayasinye ariko twaramenyanye. Ambwira uburyo Clever ari umuntu mwiza, Clever agiye kumufasha guhindura ubuzima, mbese rwose Victor yari yishimye ku rwego rwo hejuru. Ariko ntabwo yambwiye ibyabaye mu ijoro ryiwe na Clever yari yamazeyo nyine atishimiye, kuko Victor icyo gihe aramuhamagara turi kuganira ntiyamwitaba, kandi ubundi yaramuhamagaraga nkabona asamiye telefone ibicu, ariko icyo gihe ntabwo yamwitabye. Nahise mubwira nti Victor, kutari kwitaba boss wawe, kutari kumwitaba kandi ubona ibintu byawe bigiye kugerwaho, agiye kukugeza ku rundi rwego, aho kugira ngo ntiwitabe telefone ya Clever, uzi ko wakanga kwitaba telefone ya sheri wawe Claire. Ubwo nyine Victor yahise yitaba, twasetsa, aramubwira ati ya bari kuvugana, ariko ntamve ibintu bari kuvugana, ariko numva Victor ari kuvuga tubeho ya ni ibisanzwe, nta kibazo bitwaye, ntacyo bintwaye rwose, ntugire ikibazo, ndacyari wabundi. Nyine nanjye ndumva yuko rwose binshishikaje rwose, ndababwira kandi Sonia nawe ndamwumvisha, ntabwo yanabura rega kuza ahantu se uri, urumva babura bate kuhaza. Ubwo ngubwo ndakupa ndamubaza se ni biki wari uvugana na Clever, ambwira ati Clever se ntiyakubwiye? Ndamubwira nti nibirabyo kudutumira se bijyanye n'umushinga wawe? Tiya yari ari kumbwira ngo na Sonia azaze, ngo kubera ko nyine ngo ashaka ko nyine twese tuba duhari. Ubwo ndamubwira nti ya Sonia ntabwo yari gusigara, noneho pe dukunda kumusiga mu bintu byinshi, ntabwo yari kuzemera, tuzajyana rwose tujye kwakira bari abantu, ni abantu beza, ugiye kuva ahantu hamwe ujya ahandi, kandi bagiye no kubakira ahantu heza kwa Clever. Clever ni umukire urabizi, ahantu we ni heza, gusinyana amasezerano hari ahantu rwose ni ikirori. Ubwo Victor mbona abaye nk'uhindutse, nawe se bite byawe? Ari imyoza, arambwira ati sha nyine Clever yanze ko nyine Claire azaba ahari, yaranze ko Claire azaba ahari, ariko nyine ntabwo nabikunze tu. Yambwiye ko Claire nyine ngo akiri umwana, ngo biriya bintu ngo bigoye, kandi ngo ashaka famille yanjye nawe gusa, ngo Claire ngo ari indi famille, ngo ari umuntu wo hanze. Numva ndatunguwe, nabwo gute Claire yabura se ku nsinzi yawe? Ndabimwumvisha Claire azaba ahari, akuguze kubona Claire akubona uri gutsinda, rega bituma nawe agukunda cyane. Claire nyine byarangiye nawe yemejwe nk'umuntu uzaza. Nagiyeho Clever ndamwigisha, yemerera Victor kuzana sheri we Claire. Ko tutatangiranye nkwibutse ko iyi nkuru ari inkuru nabwiwe na Anne, nkaba ndi kuyibara mu buryo Anne yabimbwiragamo. Nje na Anne turi mu modoka tujya mu bukwe ahantu, nkaba nifuje kuyibasangiza,
kandi nyine mu ijwi rya Anne. Nagiye nyuzamo ndabibabwira, ariko nashatse kuyibabwira mu buryo Anne yabimbwiragamo, kuko njye nari muteze amatwi turi mu modoka turi kumwe, kuko ni inkuru nyine nifuje kubasangira. Ubwo Anne nyine yarakomeje ambwira ati ubwo kagezeho nyine hashize iminsi 5 nyine ibyo nakubwiraga, turagenda mu rugo, tuva mu rugo, papa, mama, Sonia, njyewe, inshuti zanjye, abantu bose tujya kwa Clever iwe mu rugo. Ubwo tugiye kwakira nyine gutegura twakire ba bantu. Ubwo ngiye nagiyeyo kare, Clever atanahari, yazindutse agenda. Ubwo ngubwo ibintu byose twabiteguye, twatetse. Ubwo Clever araza, ahageze asuhuza mu rugo, yasanze papa na mama bahageze, asanga abantu bose bahari, na Victor yambaye neza yi kumwe na sheri we, ariko abonye nyine nkajya mbona abonye sheri we nkabona ntiyishimye nyine. Gusa Claire nawe yari ahari, sheri wa musaza wanjye Victor. Abantu ariko bari bataraza. Hashize umwanya, abantu nyine turi bashyiramo akaziki, abantu bishimye. Ubwo ngubwo Victor aba arahagurutse yitaba telefone. Victor yaragiye nyine, niwe wabimbwiraga. Victor yaragiye asanga ni Clever muhamagaraga. Ubwo Victor yageze mu cyumba cya Clever aramubwira ati hari ahantu rero nshaka ko tujyana tukabanza gutegerereza bariya bashoramari, tukabamenamo akantu, tugasangira nabo, tukabashimisha. Mbese nshaka ko tujyanayo, kandi nshaka ko nyine tubanza kuhabanyuza kugira ngo baze, mbese bahite basinyana amasezerano. Umusinyana amasezerano, amafaranga bahite bayatanga. Urumva ni ibintu byabafasha neza kubaturisha. Victor yumvise ari ibintu byiza byo kubanza nyine kujya kubemeza, akabereka nyine utuntu twiza, bakabakira, bakaza gusinyira amasezerano mu rugo rwo kwa Clever. Victor na Clever batubwira ko bagiye kwakira abantu ku kibuga cy'indege. Ubwo baragiye, Clever abwira Victor ko ahantu yahateguye hahari, baragiye. Ubwo Victor bageze ahantu bari bagiye, bajya ku nzu imwe nyine yindi ya Clever nziza. Bahageze, Victor yari yabonye ari ahantu heza, naho nta muntu n'umwe wari uhari. Ubwo bari mu nzu nyine, yari inzu nziza ifite salo nziza. Ubwo bagezeyo mu nzu, Clever abwira Victor ati urakaza neza, iyi n'indi nzu yanjye utaruzi. Baricara, bakoraga kofi. Clever yakundaga kofi cyane, barasangira. Kuri nako bavugana na ba bantu kuri telefone. Ubwo ngubwo twe twasigaye kwa Clever nyine muri ya nzu ye nini iri hakurya, nubwo hatari kure cyane, ariko nyine uko basangiraga kofi. Ariko Clever yegera Victor mu ntebe yari yicayemo, bari bicaye mu ntebe za sofa. Ubwo mu gihe bicaye, Clever ba bantu baramwandikiye, bambwira ko bari hafi kugera ku kibuga cy'indege, ariko ko habura isaha 1 n'igice bakahagera. Clever nawe abatangiye kwegera nyine Victor, atangira kongera kumukoraho, atangira kumubwira uko agomba kunywa kofi. Ubwo Victor we kofi ya mbere yayirangije. Ubwo Clever aramubwira ati mara niyo, amufitiye impuhwe nyinshi cyane. Atangira kumwegera, atangira kumukoraho. Victor arongera arakabwira Clever nawe ati Clever uri umusazi wa muzima, bite byawe uri kunyikoreshwaho, ibi bihurira he no gutegereza abantu tugomba gusinyana nabo? Ubwo Clever ahita amubwira ati ariko watuje. Ahita amwereka message, singaba turi gucata habura buri saha 1 n'igice ngo bagere hano, watuje. None se kuri unkoraho, bite byawe uri kunshakaho iki? Ubwo Clever bayigiriye Victor, tangiye baramusomye, amusoma kwitama, atangira kumukoraho dore ko yanamurushaga ibigango. Atangira kumukorakora, atangira gusa nk'umwambura ishati. Victor abona ni ibintu bidasanzwe, ahita amwiyaka, ambwira ati mvaho. Ahita amwiyaka, hagarara hirya, mena ikirahure yari afite kirimo kofi. Clever asigara yewe yari yamaze kwambura nyine ishati, mu gatuza harangaye. Victor ahita yenda gusohoka mu nzu, asanga inzu irafunze. Clever yahadadiye hose harafunze, bari muri salo. Ubwo Clever ahita abwira Victor ati Victor uri umuntu mukuru, uri umuntu w'umusore uzi gutekereza kure kandi ufite ubwenge, njyewe mubwize n'ukuri ndagukunda. Ubwo Victor yumvaye nk'umusazi kubwirwa n'umusore mugenzi we, kubwirwa n'umusore nka Clever ukundana na mushiki we. Byarumva byari ibibazo bikomeye cyane.
Victor ashaka aho anyura arahabura. Claver yicaye muri sofa mu ntebe nyine z'amadiva aramubwira ati rega hano hose harafunze, njyewe ndagukunda, njyewe nyine nkunda abasore, nyine nkunda abahungu bagenzi banjye, niko navutse nisanga. Rero ibintu byose wabonye nakoze iwanyu, ibintu byose byo gukundana na Anne mushiki wawe, rwose byose ni wowe nikundira, nanakumenye mbere yuko menya Anne, rwose ibintu byose nabikoze kugira nkugereho, ndagukunda rwose, mbabarira umbere umukunzi. Claver rwose abimubwira ari no kurira, mbabarira umbere umukunzi rwose, kontra yo naba ngabo urayisinya kuko barabura isaha ngo baze, urabona hashize iminota 30 bari mu nzira, kandi iterambere rya ry'ubuzima ikintu cyose wifuje urahita ukigeraho, urabona amafaranga menshi, ugiye gusinya amasezerano y'igihe kirekire, bahita baguhamo amafaranga miliyoni y'idolari yose bahita bashyira mu mushinga wawe. Rero mbabarira turyamane, ibintu byose birakunda rwose, ngiye nikundira abasore kandi nisanze ari we nkunda, kandi niko navutse rwose. Ntabwo rwose Anne mukunda bya bindi byo kuba nashakana nawe nk'umugore n'umugabo, ntabwo nge niyumvamo abantu b'abagore cyangwa igitsina gore cyangwa abakobwa, ahubwo nge nikundira wowe, ni wowe nkunda rwose. Igihe cyose nabigerageje buriya nuko nabaga nenda gushira ubuho rwose, mbabarira turyamane, ibintu byose birita bigenda neza kandi rwose ntuhakane. Nuko Victor aramubaza ati se nuko uteye koko byanyabyo? Ubwo Claver ahita amubwira ati Victor, nituryamana iyi nzu ndayiguha, ibyangombwa byayo ngibi ndayiguha, ibiyawe umushinga urawusinya rwose nta kibazo. Victor amubwira ati ziba gicucu, ngiye ntabwo ari uko nteye, ngiye nkunda abakobwa, mfite chérie witwa Claire tumusizi wanyu wamubonye, bite byawe urarwaye? Victor yumvise abaye nk'umusazi, abunga muri salo, abura ahantu ajya, buri cyo yirenzaho, ashaka aho anyura arahabura, ahantu hose hari hafunze. Azi ukuntu yasize chérie we Claire turi mu rugo kwa Claver, azi ukuntu yansize, ndi mushiki we, ndi chérie wa Claver, mama na papa ndetse na Sonia turi kumwe, ubwo ngubwo na Grace na Gogo turi kumwe kwa Victor mu yindi nzu ye, ubwo nawe ari kwa Victor mu yindi nzu. Victor ari kumubwira ngo nibaryamane kugira ngo abo bantu baze gusinyana amasezerano, ubwo bari bagiye gushora imari hafi ya miliyoni y'amadolari, umushinga wa Victor yakuze akunze ashaka kuzageraho. Ubwo ibintu Victor bimubana ibibazo, Claver nawe ashaka ngo baryamane mbere y'ibintu byose, ahantu hose hafunze. Claver ahita anyandikira ngo Victor uzi ko ari umutinganyi, arashaka kumfata ku ngufu, turi ahantu ku nzu ye, ashaka kumfata ku ngufu, yasaze. Ubwo nabonye message, numva ndi kurota, mpita nsubiza amaso inyuma y'ibintu byose, uburyo Claver yanyitwaragaho, ko Claver ni umutinganyi, arashaka kumfata ku ngufu, bunabuza aho nyura, ahantu hose inzu yayifunze, ndi mu nzu iwe, aburya ni umutinganyi, ngo arankunda, akunda abantu bahuje igitsina b'abahungu, wowe ntanagukunda. Ngo byose byari inzira yo kugira ngo angereho, ari gushaka ko turyamana, ahubwo renda no kumfata ku ngufu, nabuze uko mbigenza, bibwire ba papa baze mu ntabare. Nahise mbibwira ba Gogo, mbibwira papa, mbibwira mama, mbabwira ukuntu mbereka message Victor nyandikiye, bose barumirwa. Ubwo buri wese yahise acaho aciye, papa yari yazanye n'imodoka ye, twahise tuyijyamo nyine. Ubwo iyo nzu nari nyizi, twahise tujyayo, yari yarayinyeretse. Tuhageze dusanga koko harafunze, tukigera ku muryango tuhahurira n'izindi modoka ebyiri. Tuhageze umuntu aradufungurira, umukozi wafunguraga kuri izo nzu. Tuhageze imodoka nazo ziza zidukurikiye, twasohotse imodoka nazo z'abantu ebyiri nyine, z'abantu bona ba diplomate, bafite impapuro, bafite buri kimwe, bafite ibintu, babakire, bafite ibintu byinshi, ubona bageze mu gihugu bwa mbere bahari. Ubwo mu kuhagera twabonye ikirahure kimeneka, Victor aca mu idirishya, ibirahure biramwangiza, yikubita hasi. Ubwo Claver nawe yari arimo imbere ahamagara Victor, winsebya Victor. Ubwo twese twabaye shock, papa yahise agenda afata Victor. Ubwo abantu bari aho baje gusinya amasezerano na Victor barumiwe nabo, babona ibintu
bimeze ukuntu gutandukanye nuko bari bazi babisanga. Urumva bo bari abanyamahanga, abantu bane, abagabo babiri n'umumama n'umukobwa. Babona ibintu nyine biri kuberaho, umusore uciye mu idirishya, ibirahure bimukase kwa hasi, ubwo papa yahise agenda ndetse na Claire sheri nyine wa Victor musaza wanjye bahita bafata Victor yari ahise amera nk'uvunitse nk'urabye, itari gutaka ngo nibamujyane kwa muganga. Ubwo Clever nawe ari mu idirishya ari guhamagara ati Victor wambabariye, Victor ndagukunda. Ngo nanjye mpita numirwa, abantu bose bari aho bagogo na ba Glace barumirwa. Mama we yari yaguye mu kantu yibajije ibiri kuba, ubwo bantu nabo babuze uko babigenza. Ubwo Clever nawe acyambuye mu gatuza ahise asohoka n'umujinya mwinshi, agenda abwira Victor aho yari ari, papa mutero ari kumwinjiza mu modoka ati we Victor uri igicucu, wibujije amahirwe, njye ndagukunda urabizi, njye nimushaye mwese mubimenye, njyewe ndi umutinganyi, njye nkunda abantu duhuje igitsina, njye nkunda Victor, ntabwo nigeze nkunda Anne rwose, kwari kugira ngere kuri Victor ndamukunda cyane, namuvuza, iyi nzu nayimuha rwose, nta kintu azamburana, n'aba bantu rwose barasinyira amasezerano, ariko Victor mu mumpe rwose, niwe winyujije mu kirahure, niwe umennye ibirahure, rwose ndamukunda, ni mu mumpe rwose, mbane nawe rwose, njye ndamukunda. Twisi twabaye nk'abasazi. Claire ashaka kurwana na Clever, yabonaga ibintu ari kuvuga ntawe ubizi, ubwo papa aramutuka amubwira nabi, ngo twese duhita tubwira ba bantu uti muze tujyane. Barabyanga nabo, baravuga bati si umuntu wabo barabona atameze neza. Ubwo ni Clever bavugaga, kandi n'uwo mwana turi mwana twarahuye, dufitanye imishinga, ngo si ibyaha byagenze bite. Ubwo nyine tuba turagiye kwa muganga. Bantu ubwo bari bafite nimero ya Clever yonyine, ubwo basigaranye na Grace ndetse na Sonia ndetse na Gogo, basigara bababwira ibintu ko bimeze. Ubwo barababwira ati okay, none se nimwe ba nyiri umwana witwa Victor? Ati niwe rwose, uriya Victor ni uwacu. Ubwo Clever yahise afata imodoka akurikira papa kwa muganga aho Victor bari bamujyanye. Ubwo babane nabo bahise burira imodoka baza mu rugo, tujya mu rugo nyine, kuko bo ntago bari bazi ko Clever ari umutinganyi. Byose yari yarabikoze nk'ikiguzi cyo kugira ngo yegukane Victor musaza wanjye. Ubwo nanjye mbamenye ko nabaye ikiraro cyangwa inzira yo kugira ngo Clever nyine abone Victor nyine ko yamukundaga ngo kuva kera njyewe ataranamenye. Ubwo byarangiye nyine Clever tumusibye twese muri rusange mu muryango, twese twumiwe tumeze nk'abacitse icyago. Ubwo bantu bagumye mu rugo. Ubwo Victor yaje gutaha nyine yarakomeretse, hashize nyine iminsi 2 ariho ibipfuko, n'ubundi basinyana amasezerano na bantu. Umushinga we barawuzuza, barakorana nyine. Ubu rwose bari gukorana neza, bamaze rwose amezi 7 bari gukorana kandi ibintu bimeze neza. Ubwo Victor yakomeje nyine imirimo ye. Ubwo Clever n'ubu nahise nsiba nimero ye, yakomeje kuza kureba Victor ajya kumurega, baramwirukana mu rugo, yamureze ko nyine amutesha umutwe. Ubwo baramubwira bati bamuha agasupu kazongera kuza gutesha umutwe Victor musaza wanjye. Nuko byarangiye. Ubu Victor na Claire barakundana nyine ni sheri nk'ibisanzwe, nanjye ubu nta mukunzi mfite. Ubwo nyine n'urwo rukundo rw'amayobera mperukamo, nta musore nafashe umwanzuro wo kutazigera ko nizera umusore uwo ari we wese kuri iki gihe, kuko abasore rwose barantunguye. Ashobora kugutamba igihe kingana n'umwaka wose ari kukubeshya afite ikindi akurikiye utanazi. Rwose narumiwe, ubu abasore mwarantangaje, ariko ibyo nahuye nabyo n'ubwa mbere nari mpuye nabyo. Nifuje gusubirana na wa musore twakundanaga nkamuha ibyo mfite byose kuko wanyifuza. Yewe narabatinye cyane. Ubu ngubu ni ukubanza rwose nkatekereza kabiri. Nuko inkuru ya Anne yarangiye. Ubwo twatugeze aho tuviramo, tuva nyine muri kwasteri turasohoka, njye na Anne nari numiwe, tuhita tujya kwambara nyine tujya mu bukwe mu kirori. Wowe rero wadukurikiye wakoze cyane, niba wakurikiye inkuru yacu wakoze. Bakobwa mwitonde nyine, uriya ngo ruba rwubitse ruzi gusya, kandi nyine
igihuru kizabyara igihunyira ukibona kare, mujye mwitonda cyane nyine mwitondera abasore mukundana. Niba umusore nyine ubona ko ari ukuntu akwitwaraho, ujye ugerageza impande zose, ntawamenya. So bye bye rero, nitwa Tio Nsanze, wakoze gukurikirana iyi nkuru ya Anne, ayikubwiye mu ijwi rya Anne turi kuganira. Nizere ko bitari bugutungure cyangwa se bikubuze kumva uko yarangiye, nagiye mbibasobanuriramo hagati. Wakoze cyane, kora subscribe, like, share and comment. I love you. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tio Nsanze. Ciao ciao, nakagaruka.